hari n'abandi bigeze kubaza ngo se birashoboka yuko umuntu wakorewe jenoside yakana jenoside cyane rwose cyane. No mu Rwanda twarahageze dusanga bamwe bacitse ku icumu baracyasingiza leta ya Habyarimana. Victoire Ingabire yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda. Urukiko rwa East Africa Court of Justice ruherereye muri Tanzania, urwo rukiko ntabwo rukora nk'urukiko rw'ubujurire, rufite divisions ebyiri. Rufite urukiko ruburanisha ku rwego rw'ibanze, hanyuma muri rwo rukigiramo n'iyindi nteko iri mu rukiko ruburanisha ku bujurire. Ikindi, urukiko rwa East Africa ntabwo rufite jurisdiction over the courts z'u Rwanda. Niba avuga ko n'umunyamategeko niyemere rero yicare yige gatoya. Ntabwo ruriya rukiko rushobora gukuraho icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda. Uburyo yategeka kugeza imyaka 100 cyangwa 200 afite ubushobozi bwo kugisohora muri deni. Nkuko bitanzeho urugero byo twabonye uko abamawoze na Tanzania CCM. Buriya ni nacyo nuza ANC igerageza gukora muri South Africa. Nubwo igenda isohora a lot of demagogues. Jacob Zuma ubona bacumbagira. Urumva bamwe they can be good freedom fighters than governors. Buriya ni nacyo kigera Kagame a unique human being. He is a freedom fighter ariko at the same time azi gutegeka. Tito Rutaremara aramusobanura nk'umuyobozi w'ikirenga. Akuri n'umuyobozi w'ikirenga kuri we, siwe cyamani w'ishyaka ryo Tito Rutaremara arimo. Ndi kubaza kuri wowe umubona nk'umuyobozi w'ikirenga gute se? Yego, murakoze cyane abakunzi ba One Nation Radio. Ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora. Imbere ya camera zacu turi kumwe na Bob Mugabe cyangwa mwite Robert Mugabe, no musesenguzi wacu hano kuri One Nation Radio. Tuguhaye ikaze nanone nyakubahwa. Murakoze cyane. Hari batwandikiye ibitekerezo byinshi bifuje ko twaguha umwanya ukagira ibyo wabivugaho. Icyo ni igitekerezo cyanjye, nifuze yuko najya nakira ibibazo byabo. Ndabizi neza yuko nabo barabikeneye, kuko tuba dukeneye. Urumva nigeze kubigusabaho. Yego, buriya abadukurikira baba bafite nabe bagomba kugira ijambo muri iki kiganiro. Ntabwo ari uzi ukuri kose, nabo bafite uko babitekereza. So uburyo bwacu bwo kwingeginga abadukurikira ni byiza. Twagiye kandi ndabashimira, nugira icyo usiga. Ntacyo ndi busiga rwose. Ndabiranganyamo amaso byabo ubigize amaso. Of course ntabwo twasoma byose. Icyatuniga cyaba umwanya. Ntabwo twasoma byose ariko bizana. Hari ikiganiro twagize tuvuga ku intambara ari rose hagati y'u Rwanda na Uganda. Hari watubwiye ngo Mateke arahari. Nje nari nturanye nawe. Hariya Rubaga Ikampara mu mujyi pe. Ndamuzi inzu ku yindi. Yego. Ibyo se ibyo nta kintu mbivugaho. Nta kintu bivugaho. Bwaramuzi nta kintu wambara. Hari icyo twakoze kuvuga ko FPR yemera, ariko ngero ndakubaza nti se niki utemeranya na FPR? Avuga ati ariko hari ibyo ntemeranya, utanga ingero ku by'ubuhinzi, uninjiramo imbere uvuga n'ibindi yakoze utemeranya nabyo. Haratubwiye ngo ntacyo, ariko Mugabe atanga ikiganiro cyiza. Ati ahubwo umunyamakuru nadutema momo ye. Telefone yanjye irazwe.
Okay, turaza kwibahereza kwishyira muri comment. Hanyuma ku kirebana n'iki kiganiro still haratubwira ati diversity mu Rwanda rw'ubu iri ku ngano bla 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 bla. Okay, ntacyo iri ku ngano y'iki y'amazuru ngeri ku ngano y'amazuru. Oya, ibyo ngibyo biragaragara ko atakuri. Urabona mfite ikibazo cy'abantu bakurikira ikiganiro ariko umuntu akaza akarebaho amasegonda 15 agafata akashatse agashaka kukamanipira. Ntabwo diversity yo mu Rwanda ikiri ku mazuru. Ni nacyo kintu ushima kuri Perezida Kagame. Urwo rugendo amaze kugenza abanyarwanda bamaze kubona yuko diversity yo mu Rwanda niri ku rurimi, kuko nabwo yigeze igera ku rurimi, yaje kuba ku mazuru, ariko ubu u Rwanda rwo Perezida Kagame tugejejemo none diversity igomba kureberwa ku bitekerezo. Ni nayo mpamvu mwangurira buri muntu kugira imitekerereze ye kandi yigenga, kandi gusanga ko tudahuje ibitekerezo ni ibintu normal. Ariko se ubundi kuki twaba duhuje ibitekerezo ubundi wayi? Iyo duhuje ibitekerezo turi babiri ubwo umwe ntabwo aba ariho. Yego, sinzi ko byumva ibyo ngibyo. ndi kubyumva. Abantu ntitubona ibintu kimwe, jye nkabona ibintu kimwe 100% jye nawe. Hariho umwe wanze gutekereza. Ariko kuzana ibitekerezo bitandukanye bifasha iki mu rugamba rugana mu iterambere, bitari bya bitekerezo byo kusenyana buri mwe asenya icyundi? Ni nacyo kibazo. Ibyo bari byo gusenyana bari ikibazo cy'ubujiji. Buriya mu bitekerezo wowe nakubwiye, niba ibaze mu Rwanda twese turi abahinzi, I'm very sure yuko bwaki yazamuka, hakeneyeho n'aborozi. That's the reason why yagiringa. Ibaze twese tubaye abashumba twazarya he? Sizi ko mva iyo diversity. Ndi kubyumva. Cyangwa twese tubaye abacuruzi. Yego, twese tubaye abacuruzi. Ibaze twese abantu biga bose ikintu bazi gukora ari computer. Ubwo nta muntu washinga uruganda rw'isuka, nta wakora urw'imyenda, nta wacuruza ikawa, twese twakora computer. Yego. Ibaze erega ibitekerezo binyuranye, ni nayo mpamvu duhitamo imyuga itandukanye. Jye nkahitamo umwuga wo kuvuga no gusasanura ibitekerezo, undi agahitamo umwuga wo gucuruza. Uriya akankubita momo, akakanda akanyenyeri gabaho, nanjye ngamuhereza ibitekerezo bisasanuye, nawe akabaho yishimye. Twese turakeneranye kandi turuzuzanya. Kugira ibitekerezo bitandukanye ntabwo bidutandukanye, ahubwo bituma twuzuzanya cyane. Kugira ibitekerezo bitandukanye, tekawe yava mu ijambo rya Mugabe, ntabwo bidutandukanya, ahubwo bituma kugira ibitekerezo binyuranye. Ntabwo ari ibitekerezo bitandukanye. Ndavuze ibitekerezo bitandukanye bituma twuzuzanya, ntabwo bituma dutana. Nanjye nicyo ndibwo gukosora. Ubwo nanjye narivuze tekawe yava muri mbere ndacyabanza gukosora interuro yawe. Ntabwo ari ikibazo cy'ibitekerezo bitandukanye, ni ikibazo cy'ibitekerezo binyuranye. Ubwo hari bitandukanye hagati yo gutandukana. Bitandukanye mu Kinyarwanda baravuga ngo abatutira batandukanye, ngo abatutira batongana, batura gutandukanye. Nawe geretse. Ibitekerezo bitandukanye ni ukuvuga ko ibitekerezo byanjye n'ibyawe biratandukanye, naho twahurira. Ibitekerezo binyuranye dushobora kugira aho duhurira. Buri hariho umuryango w'Abanyamerika nkunda, ni NGO yitwa Search for Common Ground. Muri bya bitekerezo byacu binyuranye dushaka aho duhuriza. That's a good name. Sinzi ibyo bakora, ariko I love that name, Search for Common Ground. Dushaka aho duhuriza. Ndabizi neza ko tutatekereza kimwe 100%. Hari n'ubwo nawe na kameramani ntabwo dutekereza neza 100%. Hari n'ubwo duterana amagambo, ariko finally tugakorana. Kandi tugakorana neza. Sibyo?
hariho yewe abantu bagira ibitekerezo binyuranye, ni nabo bakorana, ni nabo batera imbere. Ukazana ibyawe, kameramani akazana ibye, nanjye nkazana ibyanjye, tukabaza tugasa nk'ababishwaniramo, ariko nanone tukongera tugashaka aho duhuriza, hanyuma tugatera imbere. Yego. Hanyuma hari kuri cya kibazo cy'u Rwanda na Uganda, ku makuru watubwiye ahanini y'ibyari byihishe nyuma kugira ngo umwuka ugere n'aho uba mubi, watubwiye ati ni Linda Choka, not Magdalene Albright. Albright was from US and ashobora niba atari Madeleine Albright, ahubwo ashobora kuba ari Creashot. Creashot. Aratubwiye ati kuri iyo story n'ubundi ati nanjye baramfashe bantwara Mbuya, bamwita spy wa President Kagame. Iyo hataba afande amavuga n'izina twari tuziranye Sabiti, afande Sabiti, wabimenye vuba aha bari bandangije. Erega urumva informants ba RNC bakoranaga na SMI, bagafata buri munyarwanda wese utemeye gukorana na RNC bakamufungisha ngo ni intasi y'u Rwanda. Aho bari barimwe bakandiho ibiki, Kandiho uzi ko ari wari uyoboye SMI, harimo abantu benshi bari muri SMI bakoranaga na RNC gufata abanyarwanda. Ariko ukuri ku ma recruitment yabagaho y'abantu baje bagiye muri Uganda bakisanga bari muri RNC n'ukuwe kuraho rido twumve ngo ntabwo ari ukuri ku banyarwanda ngo bajyaga muri Uganda ngo bagafatwa bagashyirwa ahantu bagahatirwa kwinjira muri RNC n'indi mitwe irwanya leta ya Kigali. Ibyo of course byari urumva yo intelligence y'igihugu, ifashe icyemezo cyo gukorana with RNC, of course birumvikana baragufata, either you are working for RNC cyangwa se urakorana bagushyiraho idosiye gukorana na intelligence y'u Rwanda. Ariko most y'aba banyarwanda bari very innocent, ariko ni nacyo kintu kibigaragaza. Yo ndagira ngo hano bikurikire neza, ni nacyo kintu kibigaragaza when the two neighbors bafite intelligence organizations zikagirana ibibazo, abaturage benshi babigiramo ikibazo. Icya kabiri, yo when the two neighbors, one atangiye gukorana n'abanzi b'igihugu cy'igituranyi, of course haba ikibazo gikomeye. Ariko mu by'ukuri nk'uko nabivuze, ikibazo cya Uganda n'u Rwanda cyari ikibazo cya two intelligence services zari zifitanye ikibazo. Ubu twavuga ko cyakemutse nta bindi bihato birimo hagati na hagati. Politiki ntabwo ari gutya ikora, ntabwo uvuga ngo iki kirakemutse burundu, kubera ko nk'abanyarwanda benshi bafatwaga n'iki, bavugaga yuko intelligence y'u Rwanda y'infiltratinze intelligence ya Uganda. U Rwanda rwo rugafunga imipaka kugira ngo intelligence ya Uganda ikorana na RNC bataza kwisanga bari mu Rwanda bagakoramo operation. That's it. Ariko niyo yari impamvu yo gufunga imipaka ya mbere, cyari ikibazo gikomeye. Iyi mipaka iguma ifunguye mu Rwanda hari kwisanga hari abantu baranise of course norese yo a foreign country, igihugu a neighboring country gikoranye n'abakurwanya kandi bari armed. Byose erega umuntu winjiza Kanyanga ni winjiza Caguwa na SMG ayinjiza. Urakoze cyane kubwo utanze clarity kuri icyo ngicyo. Hari icyo twakoze ku matora 2024 uvuga kuri Perezida Kagame, unasubira no ku rugendo rw'u Rwanda ukomoza ku mazina arimo Victoire Ingabire nandi. Hari ukubwiye ngo Maître Mugabe cyangwa Monsieur Mugabe ni n'icyandimi cyane, ni umudemokrate rimwe ubundi ni umudiktateri mubi cyane. Yasobanuye impamvu ati ibaze nawe umuntu wize amategeko ariko agashimagiza agacaca aho abantu batize bakatiraga undi muntu burundu,
kuri Madame Victoire Ingabire Muhoza Mugabe nk'umunyamategeko ntabwo ayobewe ko icyemezo cy'urukiko ari ihame kugeza urundi rukiko rukivuguruje. Madame Victoire Ingabire Muhoza, urukiko rw'uburenganzira bwa muntu nyafurika rwamugize umwere ku buryo budasubirwaho ndetse rutegeka leta y'u Rwanda kumuha indishyi nsimburagifungo. Ihakirizwa hano yavuze yagututse, reka tubireke. nta kibazo ujya n'ibitutsi Ati ihakirizwa rya Mugabe arigabanye, yigize umunyabwenge usumbya abanyarwanda bose ubwenge. that's Ubwo fine. ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na bose. Ariko urumva jye Mugabe nta muntu ndasanga iwe mu biro ngo musabe ngo amereze ikiganiro. Ndavuga baraza kundeba nk'uko namwe mundeba bakansaba ibitekerezo byanjye. Nawe ntawamwimye urubuga rwo kuvuga ibitekerezo bye. Nawe nashinge kamera cyangwa se abanyamakuru nibabonamo nk'umuntu w'ingenzi ukeneye ko yabaho ibitekerezo bamuhe idusa. Ariko gushaka kunuka ngo kubera ko tudahuje ibitekerezo kirabwo rigeze umunyabwenge. Hari uwo nabwira ko adusha ubwenge se? Hari uwo navuga ngo murusha ubwenge? Buri muntu abayeho ubuzima bwe, nta n'uwo ndusha ubwenge. Ubwenge by the way nta n'ubwo mbwemera cyane. Ntabwo wavuga umuntu utarakora n'igikwasi ko afite ubwenge, ububeshya. Erega ubwenge buri very much exaggerated. Ikintu gitandukanye hano je nuko ibintu byabaye nibiba bifatamo amasomo, niyo mpamvu mbikurikirana. Isomo dukuyemo ni irihe? Ibi nibi birabaye. Urugero, Mugiraneza arwanye tuvuge na David Wongo, bararwanye. Isomo nkuyemo ni irihe? Umuntu ukomeye niba aguye ntabwo nseka, nta nubwo biba ikiganiro gusa. Isomo nkuyemo ni iki? Kuko nanjye nshobora kwisanga aho yarari, so ngomba kwigira ku byamugushije kugira ngo nanjye nigerayo nazabo. Niko ubuzima bukora. Hanyuma ku nkiko gacaca reka nze gatoya aho ngaho ndahaza. Urumva hari urugendo Perezida Kagame amaze gukora mu Rwanda rufashije abanyarwanda, either gukura abantu mu buke no kugerageza kugira ngo abantu bige n'ibiki n'ibiki. Ariko ikibazo igihe kiri aha ngaha kigihari. Ariko ikibazo kiri aha ngaha kigihari, turacyafite abantu bagerageza kwiga no kuganira, ariko nta bumenyi bafite mu biganiro. Yego. Bakendinga up niba jyewe mvuze igitekerezo kinyuranye n'iki, akendinga up arimo kunuka. Ariko urumva ikibazo gihari, buriya gihe nunuka ntabwo gihe murenganya. Erega abanyarwanda niyo bakiga kuganira. Twabiherukaga igihe cy'abami, nibwo twaganiraga tugatera n'ubusi. Urumva bamwe n'umwami bakamuganiriza bakanamunenga mu bisigo. Bamwe babikoreshaga mu bisigo, mu bitaramo abandi bakaganira. Uzabona mu buvangazo bw'u Rwanda harimo ibisigo byitwa ibinyeto. Biriya ni ibisigo n'abantu bagezagaho bakanenga umwami. Hariho ibyo bisigo bimwe umwami yangaga, nk'ibisigo bikomeye. Muri ibyo by'ibinyeto harimo ibisigo byo mu buvangazo bita ibisigo by'ibyuma. Bari abantu babiri bajya impaka, kugira ngo musobanurire mo gatoya, bari abantu bajya impaka. Urumva umwami yatumye ku mugabo wari utuye hariya Igitarama Muhanga, hari ahantu hari kiliziya ya Kabgayi. Atuma ku mugabo aramubwira, amutumaho, yari umugabo w'umucuzi, amutuma aramubwira ngo agende ategure imyambi n'amacumu atangire kubicura. Undi intumwa y'umwami yohereje, undi ntiyayitaho. Aza kumenya yuko ari umwami wayohereje, arangije aza kwiregura, aravuga ngo
harimo ibintu bya kera ntibuvuge wenda ntubyumve, hari ndabyumva cyane rwose, hari reka nanjye ibishyo. sindi ubu. hari inkota bakoreshaga zakoreshwaga ku bacengeri. Abacengeri urabumva? Abacengeri ndabumva. Urabumva ni abake? Ndabumva. Oya wimpfunyikira, ndagira ngo numve ko bumva. Bari abantu akaba ari nk'umuntu umwe, u Rwanda ubwami bakamwohereza kugira ngo ajye mu kindi gihugu u Rwanda rushaka kuzatera, abiyenzeho apfireyo. Yapfa, ayo maraso ye yabaga atanze igitambo cyo guhamagara isanzure ngo rifashe ubwami bw'u Rwanda batsinde icyo gihugu. Either iyo twabateraga mu buryo bw'ingabo, baterwaga na muryamo, cyangwa se hakaza ibiza bikomeye. Ibyo ni ibibazo twagiye tugirana cyane n'u Burundi, kugeza n'abarundi bamenye gutanga abacengeri. So abwira umwami yuko atamwirengagije gucura ibikoresho by'ingabo, ahubwo yari arimo gucura inkota z'umucengeri azakoresha. Noneho havuka ikiganiro between umucengeri n'ingabo, ninde usumba undi? Ariko umucengeri wamwumvise? Umucengeri namwumvise. Yari wamurage usumbye indi agaciro. Yego. Noneho ibyo biganiro babitangiza mu bisigo, aribyo byaje kwitwa ibisigo by'ibyuma. Noneho byiswe iby'ibyuma kubera ko byari ikibazo cyo gucura ibyuma. Iyo urebye discussion yari irimo in a civilized and civil way of discussion, it was very healthy, important. Cyari ikiganiro cyiza cy'ingirakamaro. Kandi n'abanyarwanda bari bamenyereye umuco wo gutarama, gusakuza, guca imigani n'ibindi bitaramo birimo gutera ubusa. Hari freedom of speech yo kuvuga ibyo utekereza. Yego. Ndetse no kunoza ukubwira umuntu ukuruta cyangwa umuntu mukuru, uburyo utamutinyuka cyangwa ngo umwubahuke, ariko uburyo ashobora kumva icyo umubwiye. Igihe cya repubulika yazanywe n'abazungu n'abaparimehutu, ibyo biza gupfa. Kugira ngo uzarere abaturage batangire kugira bwa bwisanzure, babe civilized, bashobore kuganira, bashobore kumva akamaro k'ibitekerezo binyuranye. Ni urugendo. Ubu ngubu aho tugeze, bamwe bariho bariga kuvuga. Hari uwo mvuga ibitekerezo byanjye byamubabaza akanuka, ariko urumva nawe nirwo rugeragezeho, aracyari muto, ariko I welcome him, kuko ndumva ari nk'umwana ukambakamba akagwa, yajya guhaguruka akagwa. Uwo nawe ndamukeneye. Nyakubahwa urimo kunuka, it's fine, tukana rwose, tukana. Reka njye kuki umbabarire ko nyuze kure. Oya, nibyo byiza, nyuze kure nibwo twumva neza. Ikintu cya Victoire Ingabire, reka aricyo mbanziriza mbere yuko nza kuri Gacaca. Yego. Victoire Ingabire yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda. Urukiko rwa East Africa Court of Justice ruherereye muri Tanzania, urwo rukiko ntabwo rukora nk'urukiko rw'ubujurire. Rufite divisions ebyiri. Rufite urukiko ruburanisha ku rwego rw'ibanze, hanyuma muri rwo rukigiramo n'iyindi nteko iri mu rukiko ruburanisha ku bujurire. Ikindi, urukiko rwa East Africa ntabwo rufite jurisdiction over the courts z'u Rwanda. Niba avuga ko ni umunyamategeko, niyemere rero yicare yige gatoya. Ntabwo ruriya rukiko rushobora gukuraho icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda.
ubwo jurisdiction ubwo buraza kubisobanura. Jurisdiction narizi ko wabyumvise. Njye nabyumvise reka ntabwo nibariza. Niba ubyumvise uzabibasobanurira. Ntabwo ibintu byose. Nzaza nicara aho ngaho. Nta kibazo. Ubwo n'imbaraga z'itegeko hejuru y'urundi rukiko rwo hejuru. Urumva ntabwo urukiko rwa East Africa kubera icyemezo kinyuranye bafashe n'inkiko zo mu Rwanda bivuguruza inkiko z'u Rwanda. Oya, nta nubwo rukoraga urukiko rw'ubujurire ku nkiko zo mu Rwanda. Oya. Typically ruriya rukiko rureba contraventions zose zijyanye na EAC treaty, amasezerano ya Afurika y'Uburasirazuba. Yego. Typically EAC treaty niyo bibandaho, ariko jurisdiction ntabwo ifite ubwisumbure ku nkiko z'u Rwanda. Nta nubwo nk'aho ngavuze akantu ngo icyemezo cy'urukiko gikurwaho n'ikindi, ariko iyo principe ikora mu gihe urukiko rw'ibanze, tuvuge n'urugero, mu gihe hari urukiko ku rwego rw'ibanze baciye urubanza, urwisumbuye ni rwo rwemewe kuba rwakuraho icyo cyemezo. Ariko urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba ntabwo ruri superior to court of appeal in Rwanda cyangwa Supreme Court. Oya, ntabwo ari gutyo. By the way, iki nacyo reka ngisobanure. Mu bibazo ruriya rukiko rufite rwa East Africa, ntabwo rufite enforcement y'icyemezo cy'urukiko. Ruriya rwa East Africa Court of Justice ruri voluntary. Hari iyindi principe iri muri EAC treaty ivuga yuko ibihugu member states bigize EAC ntabwo muri implementation y'ibyemezo byafashwe muri EAC summit, mu nama y'abakuriye ibihugu, EAC summit ni rwo rwego rukuru rukuriye East Africa Community. Ibihugu bimwe byiteguye bishobora kuimplementinga mu gihe ibindi biri bwo kugenda gake gake. So reka ngaruke rero kuri Gacaca. The entity of Gacaca is not a classical justice. It is a transitional justice. Niba ari umunyamategeko ashobora kunyumva, kandi ntabwo ari urukiko rushingiye ku bimenyetso typically, kubera the nature of Gacaca. Urukiko ruri community based, ni urukiko rushingiye ku baturanyi bari batuye kuri uwo mudugudu, kuri uwo mutumba, niko abarundi babyita, kuri ako kagari, kuri uwo murenge. Ababibonye barahaguruka, urahaguruka ugahagarara ukisobanura. Abakubonye umunsi wari uri kuri bariyeri, umunsi w'uyu n'iki, ntabwo wavuga yuko Gacaca is not a justice. Abantu bamwe barashaka kwihisha inyuma yo kunenga polisi zakuyeho, zadufashije gukemura imanza zijyanye n'ibyaha bya jenoside, kuko ntabwo bashaka yuko habaho courts zifunga abo bantu kugira ngo jenoside iburizwemo. Ni nayo mpamvu bazana principe ya double genocide, nuko bashaka kuvuga ngo uruhande uru n'uru bararwanye n'uru n'uru rurarwana, therefore it was not a genocide, it was isubiranamo ry'amoko, it was a civil war. Noneho bakavuga ngo ahubwo kugira ngo hajyeho ubumwe n'ubwiyunge, hajyeho komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge, ukuri ukagira ngo uru ruhande rwice n'uru rurisha. No, jenoside ntabwo ari gutyo. Abantu interahamwe ntabwo zicaga abatutsi bari armed. Interahamwe ntabwo zicaga abantu nk'aho ziri ku rugamba. Inkotanyi zarwanaga haho
ariko interahamwe zigafashwa n'ingabo z'u Rwanda kujya kwica abatutsi mu ngo zabo. That is it. Kandi bakabica kubera impamvu, kubera ko ari abatutsi. Niyo tuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi, tuba tuvuga the intent of that genocide. Ni nacyo kibazo kiri ku bantu bavuga ngo jenoside yo mu Rwanda. Ntabwo iyo uvuze jenoside yo mu Rwanda wagira ngo hari abandi bantu baje bakatwica. No, ni jenoside yakorewe abatutsi. The intent y'iyo jenoside, impamvu y'iyo jenoside byari ukurimbura abatutsi. Nabo barabyivugiraga ngo turarimbura abatutsi, ngo n'abana bacu bazavuka babaze ngo umututsi yasaga ate. That was the intent. Rero iyi ni jenoside yakorewe abatutsi. Did I say yuko n'abahutu bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi? No, hari abahutu bapfuye, ariko abo bahutu baziraga ibitekerezo binyuranye, uburyo aba extremist b'abahutu bicaga abo bahutu bande, babicaga bavuga ngo bashyigikiye abatutsi. So, bapfuye aze kwaraturo. Ntabwo jenoside yatagetingaga n'abo bahutu bande, jenoside yatagatingaga abatutsi. Ni jenoside yakorewe abatutsi. Niyo mpamvu bazana ngo imibare ngo miliyoni 6 zaguye Kongo, ngo inkotanyi zishe ibyumba, ngo ibiki, kugira ngo bavuge ngo impande zose zaricanye na jenoside yabayeho. Uzumva nawe ugakuvuga ngo FPR yakoze jenoside. Like, urumva abantu bageze kure mu rwego rwo guhakana jenoside. Uzumva n'abajenosideri cyangwa abana baturutse ku bajenosideri kubera upfunwe biyita ko ari survivors. Wambaze ngo uri survivor wiki ngo Rwanda genocide. Wambaze se ngo iyi ngo FPR killed Hutu. That's bogus. Iryo ni hakana. Hari n'abandi bigeze kumbaza ngo se birashoboka yuko umuntu wakorewe jenoside yakana jenoside cyane rwose. Mu mateka umuntu wa mbere wabanje guhakana shora jenoside yakorewe abayahudi yari umujuwifu, yanditse igitabo. People should read. Yabishyize mu gitabo Cyane. Ni nawe wabaye wa mbere. So, also a genocide survivor cyangwa victim ashobora kubera impamvu zimwe zitandukanye, yewe n'impamvu za trauma, yewe n'impamvu z'icyo twita hari ikintu twita Stockholm syndrome. Ushobora gutuma umuntu ahakana. Urugero, niba ufasha abantu, wowe n'uwo musore ntibikabe, n'urugero, okay, mumbabarire ntibibagire ingaruka, bikaba ngombwa ko mufata abantu nk'ingwate, mugafatamo abakobwa beza babiri mukabashimuta, ariko muri iyo zombi mbiri, muri uko kubafata mukagenda mubitaho mubereka urukundo, biroroshye yuko those girls baza kwisanga bari mu rukundo namwe, ahubwo bakisanga bariho bararwanya ba bandi babarwanya mwebwe bashaka kubaribereta. Iyo rero ni Stockholm syndrome. Ibyo gwiri hari benshi cyane. No mu Rwanda twarahageze dusanga bamwe bacitse ku icumu baracyasingiza leta ya Habyarimana. So izi ni narrative z'aba deniers cyane, ariko genda bazi ibyo banyuramo byose ndabyanze. Ndabizi. Komeza. Reka dusoze ku butumwa. Oya, ihangane rwose murangi, kuko ndashaka kurangizanya n'ibitekerezo byabo. Nibishaka bifata isaha, nushaka n'undi mwanya ndawukongera. Ati n'undi ushaka ko zatumukurikira inama namugira no gutumira Bwana Mugabe. Ahangaha ahubwo uwo yashimaga arakoze cyane. Ati Mugabe Robert avuga ibitekerezo bye n'imyumvire ye yemenye kandi adategwa. Ni nacyo nifuriza abanyarwanda bose. Ni ko ubundi twese twakagombye gutekereza no gukora. Uwo mutumva ibintu kimwe cyangwa mutabyemera kimwe ntimba muri abanzi cyane. Ati Mugabe rwose, ati none se RPF ninde? RPF ni ishyaka. Ni ishyaka ryanditswe muri 2001. RPF ni ishyaka. Uretse gatoya, it's a political party. Ni ishyaka rya politiki. Ni ishyaka rya politiki
rifite abanyamuryango, rifite structures. Ntabwo RPF ari Perezida Kagame, nta nubwo RPF ari Mugabe, nubwo jyewe personally nemera RPF, ariko ntabwo navuga ko jye ndi RPF. Na Kagame ni umunyamuryango nk'uko Mugabe yaba ari umunyamuryango, nk'uko nawe waba uri umunyamuryango. RPF ni ishyaka, ni ihuriro ry'abantu. Ni nayo mpamvu nakubwiraga yuko ahantu hari aba rifite uruhare runini mu Rwanda dufite uyu munsi cyane, cyose ninde wabihakana? Yego, ni n'icyifuzo cyanjye yuko ahubwo yakora neza, gakomeza kwiorganizinga uburyo yategeka kugeza imyaka 100 cyangwa 200 afite ubushobozi bwo kugisohora muri deri, nk'uko bitanzeho urugero ibyo twabonye kwa bamawoze na Tanzania CCM. Buriya ni nacyo nuza ANC igerageza gukora muri South Africa, nubwo igenda isohora a lot of demagogues. Ba Jacob Zuma ubona bacumbagira, urumva bamwe they can be good freedom fighters than governors. Buriya ni nacyo kigira Kagame a unique human being. He is a freedom fighter, ariko at the same time azi gutegeka. Tito Rutaremara aramusobanura nk'umuyobozi w'ikirenga. Akuri n'umuyobozi w'ikirenga kuri we, siwe chairman w'ishyaka ryo Tito Rutaremara arimo. Ndi kubaza kuri wowe, umubona nk'umuyobozi w'ikirenga gute se? Ni umuyobozi mwiza kandi ukomeye, kandi umaze kugeza u Rwanda ahantu heza, kandi ndamwemera. Jewe ereka hari ikintu kimwe, ikibazo mfite ni kimwe n'icy'abantu benshi batumvise muri icyo kiganiro cyanjye. Ntabwo navuze ko nemera Kagame, ndamwemera cyane, ndamukunda by the way, for your information. Bivuga ko wanamurinze? Yego, ariko n'ubu namurinda. No muri 2000 na kangahe bashaka guhindura itegeko nshinga, navuze ntibamwemerere gukomeza, ahubwo bamwubakire ibistatu, kuko ari intwari yacu. Aritaringe mu bazamurinda, nzasubira mu kazi murinde. He's my hero by the way. Ariko ikintu mfite impungenge mfite, RPF nk'umuryango, nk'ishyaka, kuzakomeza gusora abarideri inyuma ya Kagame biriho simbibona neza. Nicyo kibazo rega afite, rega iki kinabwo n'umukoro ugomba kugira wa RPF kubasha gusohora. Ntabwo mukoro nabo bawushobora, nibashaka tubiganire hakiri kare. Biragoye cyane. Kuki RPF iri kugorwa no kubona undi muntu wasimbura Perezida Kagame? Iri kugorwa ahubwo ni kubera Kagame arakomeye, uburyo no personality ya Kagame. He's a huge influential man. Uburyo kumutandukanya na RPF guza n'ubundi muntu biragoye cyane. Usibye ndeka urugero nk'ubu kugira ngo Kagame retiring, ndumva njagira ikibazo cy'abantu bavuga ngo how dare do I talk about Kagame mu izina? He's my president. Bihangane, ntabwo ndimo kuvuga base, ndiho ndavuga perezida natoye yitwa Paul Kagame, kandi zakomeza kumutora by the way. Uwo rero abavuga ngo don't talk about first family if you want to be safe, if you want, ndamuvuga kuko niwe twatoye. Bariya bandi bo bashaka ko mvugwaho ga prime minister sinamutoye, abaminisitiri nabo natoye, bose baragendera kuri mandate nahaye perezida kuko niwe ubashyiraho. So who should I talk? Umuyobozi wa polisi sigiye umushyiraho, nta n'uruhare mbigiramo. Umuyobozi w'ingabo sigiye umushyiraho, nta n'uruhare mbigiramo. Ni prerogative za perezida wa repubulika. Perezida wa repubulika abikora mu izina ry'abanyarwanda kubera ko twamutoye. Naramutoye kumuganiraho, niwe the right man wo kuganiraho, kandi si muganiraho nabi, kandi ntabwo muganiraho nabi, nanjye nabishimangira. Ariko kumva ngo sinamuvuga ikindi ngo hari abumva bifuza yuko ategeka
ngo ubuziraherezo. Well, okay. none nimba ayobora neza kuko atayobora ubuziraherezo. None kubera iki muzamenya ryari igihe yayoboye nabi? Nimwemeza ubuziraherezo muzabimenya ryari byashobora gukora amakosa. Icya kabiri muzamenya ryari mu gihe yagize intege nke. Icya gatatu erega ikibazo mfite ku kuyobora k'ubuziraherezo, gutegeka k'ubuziraherezo. Ariko yagize intege nke banza abantu babibona kuko bayibona gutese ufite nk'ikipe ikina. Robert Mugabe wa Zimbabwe bamukuyeho abishaka, ntabyo yashakaga. Ariko icyo mvuga wese wabibona ute ko yagize intege? Ufite nk'ikipe mu kibuga ntabwo yabikina neza, ariko izo ni analogs mukoresha ziri propagandist. Ikibazo cyo gutinda ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame ni byiza mu mitegekere, ariko bira weakening ishyaka riri ku butegetsi. Nicyo kibazo mfite. Nuko icyo kibazo uri kuracyumva wazakibasobanuriye se kuki abo bantu batumva? Icyo nicyo ngenda hari mubaze nawe urahari gusobanura. RPF yego will continue to be Kagame until Kagame retires. Umuntu wayikiza kugira ngo ishobore kumara iyindi myaka nk'ijana itegeka ni Paul Kagame. Let's wait and see. This is c'est mon avis. Sigubishije ngo nawe kugira ibyawe bitekerezo ariko ndabiguha urugero. Kanu ishyaka ryagejeje Kenya ku bwigenge yitwa Kanu. Abatwumva bihanganiye, iyo ni indege ziba ziri mu butembere. Gahunda n'itembera u Rwanda. U Rwanda indege ibigoye ndihaguruka. Now ishyaka ryagejeje Kenya ku bwigenge rya Jomo Kenyatta ryitwaga Kanu. Umuntu waryishe n'umuntu witwa Arap Moi. Yagumye ku butegetsi cyane aragirana naryo, n'ubu riracyahari ariko rifite udutege dukeya. That's what I don't want with RPF. Mwereza undi se ndahari mfite umwanya uhagije. Watize ku butegetsi. UPC niryo shyaka ryagejeje, niwe Perezida Obote niwe wabaye the first prime minister. Kabaka ariwe president kandi akaba n'umwami. Kugeza Kabaka avuyeho Obote akaba president wa UPC. Yatize ku butegetsi, baramukoreye kudeta yongera kuzagaruka. UPC yarangiranye na Obote. N'ubu Uganda hari abantu bo muri UPC na Mugombo tugerageza to revive that party. Byaranze. Wihangane dukomezanye na comment kuko ni ngombwa yuko nanga umucyo muri ibi bintu. Byaranze. Ishyaka ryarangiranye na Obote. Empera muri hepfo hariya Nuza Mobutu yageze ku butegetsi n'ishyaka rye ararikomeza atinda ku butegetsi. Mobutu apfuye Empera yarangiye gutyo. Mwaje gutandukanya Empera na Mobutu ntabwo byashobokaga. Ni nacyo kibazo kiri ku uzi n'impamvu ANC kiri ku butegetsi unoraga muri South Africa. Nuko Mandela atambaza igihe kinini ku butegetsi. Uzi ko byabaye ku Nuza, ibyabaye kuri iyo ndege noneho igiye kumerera nabi. Uzi reka guhereza urundi rugero yenda rwanyuma icyo nyiveho. Muri Tanzania ndahabona. Muri Tanzania ishyaka Chama cha Mapinduzi CCM niryo byagejeje Tanzania ku bwigenge. Iyoborwa na Julius Mwalimu Nyerere yakoze manda ebyiri
arangije yiyongeza iya gatatu, ariko ebyiri zirangiye yari yabajije abantu bo mu ishyaka rye na kabineti, aravuga aya mugoyingi turitaya, baramwangira, baza bamupfukamiye bikorera n'ibiseke, abaturage baramwinginga, aravuga oke, bati nta wundi ntaki, nta wundi twabona n'iki, ntabwo twiteguye. Yari amaze gukora ibintu bikomeye cyane, abihanganiraho manda imwe, aravuga ati iyi niyo manda yanyu. Arangije manda irangiye aravuga ati jyewe mbivuyemo. Barongera bari n'abaturage barigaragambya, na kabineti iricara, n'abakada ba CCM baravuga bati nta wundi twabona. Aravuga ati mwamubona mutamubona amuritaringi, bakagira ngo arakina. Mu gitondo ahamagara, ajya kuri radiyo y'igihugu, ahamagara ibitangazamakuru, aravuga yewe manda nzagera ngombaga gutegeka zarangiye, ndasubira iwacu mu giturage, nta nubwo ndi buture mu mujyi wa Dar es Salaam. Ba bandi bose b'abaminisitiri bambwiraga ngo nta wundi babona, bwakeye batanga kandidatire. Ariko he knew to give space ku bandi kugira ngo baze. Ubu CCM irakomeye cyane, ariko CCM iragenda, hari ubwo isohora umuperezida mwiza, hari ubwo isohora umuperezida uri weak, hariho umuperezida. Ariko CCM irakomeye nk'ishyaka, biragoye cyane no kuyisenya. Mugareka ngusaba uruhushya, reka twa advancing. Nta kibazo. Okay, hari watubwiye ngo next time can he talk on kidnapping of many Rwandans who were jailed and tortured by Ugandan government at some point? Who was behind those kidnappings? RNC hamwe na CMI cyari ikibazo. Urumva intelligence ya Uganda yari ifite nayo ikibazo ubwayo. Yatekerezaga yuko intelligence y'u Rwanda yayinjiriye, ariko batazi who is who. RNC nayo taking advantage, ukavuga twe turaziranye nk'abanyarwanda, tuzajya tukwereka bamaneko b'u Rwanda, bakajya bafata innocent people bakabakubita bakabafunga. Ariko ibintu byari birimo CMI. Urakoze cyane. Harakubwira ati ariko muga mu mateka y'isi hagiye habaho abantu badasanzwe baboneka rimwe mu binyejana byinshi, kandi koko ni ukuri. Iyo urebye no muri za Amerika ubona ko ba George Washington barabita aba founding fathers, bari bafite ibitekerezo bitandukanye byanubatse Amerika, abenshi bakaza bisanga. Okay, noneho niba ari gutyo reka nemeranye nawe. Niba ari gutyo bimeze, twemeze dukore discussion, twemeze yuko Perezida Paul Kagame ari founding father, n'ibintu by'amatora tubikureho byagize amafaranga y'ubuntu. Okay, I don't have a problem with that. Ariko twe kujya mu matora dushake demokarasi, tucyubaka imisingi. Niba twemeje yuko tukiri bwo kubaka imisingi, dukureho n'ibintu bya manda kuri Paul Kagame. N'ibintu byo matora tutongera, twe gusa tutora abadepite. Ariko ntabwo twakomeza kwemeza ko Paul Kagame ari founding father who he is, ngo tuvuge ngo abeho ubuziraherezo, ngo niturangiza tujye twishuka buri myaka ingahe twongera gukora amatora. Iyo ni tiyatire itari ngombwa. So tugomba kwemeza what is what, which is which, dufate uwe murongo. Murakoze cyane. Reka turebe ku byo wavuze kuri Pasiteri Bizimungu. Cyangwa ko ngako umvaga hari ibindi bihato nashyiraho. Nta kindi nongeraho, ndakubaza ubishyireho cyangwa ntubishyireho. Ati turi kuvanga amayuya, Pasiteri narizinde ute? Urumva ibibazo bya Pasiteri we kugira ngo ahunge mu Rwanda byari ibibazo as a result y'ibyo Habyarimana yikanzagira ngo muri 87 bijyanye na kudeta yari irimo bakanyarengwe n'iki. Ndumva icyo gihe we yarayoboraga itekisirwa. Yego. So muri ibyo bihe byose abo yarari rero bamukekaga muri iyo queue.
yarakomeje kandi urumva at a certain point n'abo ngabo Habyarimana yizihiza ubwigenge bw'u Rwanda yigeze gukora ikintu cyitwa ngo ni ukubaha imbabazi. You get ngo ni ukubaha imbabazi, bamwe bo yakatiye igihano cy'urupfu barimwo barize indena arabagabanyiriza bashyira kuri burundu. Ufite Kayibanda yari yamukuye igihano cy'urupfu ngo nawe ni burundu, ariko at the same time aramusohora ngo agiye ngo agiye gusura abantu, imiryango yose arayisura, arangiza next day he was found dead. So ibyo bintu byose nibyo byakomeje gututumba mu byo pasiteri yazize, ahubwo ubutegetsi bwa Habyarimana birimo. ati muga ati sigaho, ati sinkunda kuvuga nkunda kumva, atari ko se aho bahindura abaperezida ntubona ko byanze, uzampa interview ari kubwira njyewe nereke Mugabe ari kuvuga wowe ukuntu Kagame adakwiye kuva ku butegetsi forever and ever. Uzamuhereze uzamuhereze aze kuguhereza contact ze, ubutandashaka kuzaba nicaye muri intebe yicaye iruhande rwanjye rwose tubiganireho. Njye nta kibazo mfite, actually njye mfite ikibazo cy'abantu badashaka kuganira ku byo turimo kuganiraho. Ati niba koko igihugu cyubatse muri byose hagakwiye kuba hari n'inzira nziza y'uko umukuru w'igihugu avuyeho hajyaho undi kandi ntibitere ikibazo. Nibyo ni ukutubeshya birakwiye ko navaho nta wundi wajyaho. Ubwo rero imvugo yaba ari impamo ko twaba turi ampaye nkaratukanye. Ati abenshi nabona bari gutanga ibitekerezo byo gutukana. Ntabwo icyo yanuza ntabwo irangije, ntabwo nayirangiye. Urumva hari abantu bavuga ngo nyuma ya Paul Kagame ngo twagakwiye kureba inzira uburyo twabona undi umusimbura. Ntabwo byoroshye nk'uko abantu babivuga. Yego, ni nacyo kibazo gihari, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ati nkunda imfura, ati muga ibyo uvuze nibyo nkunda nanjye. Ahangaha ni kuri aho wavuze ko abanshima amashimwe uzafata umunsi wo kuyanyoherereza, njye ndiho ndasubiza ibibazo. hari wavuze ati muga ubutumwa bwo ni bwinshi, ahubwo reka tujye tugira umwanya buri cyumweru dufate ukuntu dusubiza ubutumwa bw'icyumweru. Wowe ikintu uzajya ukora muri izo message zose bazaba comments bashyireho, n'abasomyi bacu abadukurikira muri ibi biganiro turabubaha, twubaha ibitekerezo byabo. So tuzajya dufata igihe abinyuremo, abiprintinge, abinzanire, tubiganireho, dukora ikiganiro. Reka dusoreze kuri uyu nguyu. Ati haramutse hari leadership school iri very strong yubakiye kuri za ndangagaciro z'ishyaka rishingwa ku buryo generation zizaza zose zibyigishwa. Ibyo nanjye nibyo nifuza rwose. Iyi leadership FPR igomba gushinga a leadership school iri strong kandi irimo kurera abanyarwanda. By the way, n'ikindi kintu gituma sa n'ubura amaso nkubwira, n'ikindi kintu gituma ngiye nkura bino biganiro. Abanyarwanda twagiye tuganira tukisanzura mu bitekerezo. Ubu mutegereje uruhushya rwanditsweho na Paul Kagame kugira ngo Perezida Paul Kagame kugira ngo mujye mwisanzura mu bitekerezo, tuganire no ku ndangagaciro z'u Rwanda. Igihugu cyacu kirerekeza he? FPR babaye indwara, hari aho bakuye igihugu n'aho bakigejeje, ariko natwe the young people n'urubyiruko rurimo kuza bagomba gucana ku maso bakagira ibitekerezo byo gutekereza, ngo witekereza just about your girlfriend, nawe ukura amafaranga n'ukuntu wishyura geto yawe. Iki gihugu kirajya he? hari undi wakunenza ariko uganira mu cyongereza. Ati uganira mu cyongereza rwose, atari abagorwa no kumva icyongereza uvuga.
twanzuye ko tuzagihindura icyo ngicyo ruzajya ruducika mu cyongereza tuba turiganiraho ariko nawe yitonde ntabwo bamembera ikinyarwanda baguze n'amafaranga aratanze kugira ngo urige icyongereza ese wakivuze ukakivuga cyonyine wavuga ikinyarwanda ukakivuga cyonyine namwe muzajya mutegura interview y'ikinyarwanda the next one ibi icyongereza am alright ibyo rwose we can do that nta kibazo ariko abantu be kuntegeka kuvuga ururimi rumwe ariko nibibajijwe mu kinyarwanda jya usubiza mu kinyarwanda nubazwa mu cyongereza usubize mu cyongereza hari ubwo mbasubiza mu cyongereza numva ndimo gusubiza iki mu kinyarwanda gusa izo ni ibibazo byanjye vuga reka dusoreze hano ni ukuri wakoze cyane dushimira cyane kuko ngenekereza mu bakandika ibitekerezo byabo ndabashimiye cyane reka mbabwire kamera hariya kuyirebamo bigenda bite ni uko nguko rwose abakuzi b'ibi biganiro singiye kubasaba amasubscribe n'amaviews ibyo byo ni inshingano zanyu mugomba kubikora ibyo ari byo byose abadukurikira baba batangiye kubikora ariko icyo mbasaba comments njyewe ntabwo ari njyewe isanduku y'ukuri ariko let us keep the discussion alive yego abashaka ko tuyikorera kuri Twitter we can go Facebook twakomeza na comments kandi ibitekerezo byanyu ni iby'agaciro I'll be taking time nzajya mfata igihe muri ibi biganiro nsabemo bano bagabo baba banyakiriye tuganire kuri comments zanyu ndabashimiye abakeneye inambero yanjye natanze uruhushya baze kuyitanga yego cyangwa wayibanyuriyemo tukumva jewe nyivuge yivuga ariko turaza no kuyishyiramo nagize gusa kuri country code cyangwa nyivuge gusa yivuge country code se abanyarwanda country code ni 50 iyo washyize 50 ubwo utangira kuri karindwi yego ni 82 karindwi 82 35 yego 0090 ubwo 35 byananira umuntu ntabwo byananira umuntu ibindi ni bya bindi bya 0788 ibyo biraza ibyo biraza ni 82 biraza ufite 82 se abandi ba 079 cyangwa 0793 ibyo ngibyo igendeho ndavuga inomero yanjye sivuga iz'abandi ubwo nyine uhereye inyuma umuntu ashobora kugira ngo 35 0788 35 nimero ya Mugabe yanditse neza muraza kuyibona muri description hasi nitwa Robert Mugabe mwene Kabahigi wa Gakwaya wa Ruzigamanzi wa Ndahiriwe ya Nembe Guma ntabwo ari bwo ntabwo ari ikivugo niho ndavuga igisekuruza cyane kandi sawa umutsobe umunyarwanda umwimerere bisigaye Imana ibarinde Imana ikurinde Bob